muntu dukurikiye aka kanya twebwe turabareyo, muntu nkurikiye aka kanya icyaba icyo ari cyo cyose, for whatever happened, ikintu cyaba icyo ari cyo cyose, ikintu cyaba icyo ari cyo cyose, ndabisubiramo ndongera mbigusubiriremo, ku kintu cyaba icyo ari cyo cyose biturutse ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, bwo bwifuzaga ko uyu mukino ugomba kuzabera muri stade Amahoro, ariko Amahoro Stadium ntago ikiriyo venue ikipe ya Rayon Sport izakoreramo ibirori by'umunsi w'igikundiro. Oh la la, Azam izaza nta kibazo, ibirori biragumya gutegurirwa kuri ritme byategurirwagaho. Ibirori biragumya gutegurirwa kuri speed byategurirwagaho, ariko ku mpamvu zidaturutse ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, ku mpamvu zidaturutse ku bushake bw'ikipe ya Rayon Sport, kuko yari yateye iya mbere mu ntangiriro z'iki cyumweru ibamenyesha ko ibirori bizabera muri Amahoro Stadium. Iyi stade ntikibonetse, ntibigikunze, ariko ku cyaba icyo ari cyo cyose, icyaba icyo ari cyo cyose, ku cyaba icyo ari cyo cyose, twebwe turabareyo, ku cyaba icyo ari cyo cyose, ikintu cyaba icyo ari cyo cyose, ikintu cyaba icyo ari cyo cyose, ikintu cyaba icyo ari cyo cyose, ku mpamvu iyo ari yo yose, twebwe turabareyo, twebwe turabareyo. Mumfashe amatike bitarenze ku munsi wo kuwa mbere abe yashizemo, systeme tugiye kuyihindura, tugiye kugura uburyo twagura, tugiye guhindura uburyo twaguragamo amatike. Ndashimira cyane abantu ibihumbi birenga bingahe byari bimaze kugura amatike, ndabashimira speed mwari mwabikoranye, ndashimira buri muntu wese itike zigisohoka wayiguze, ndamushimira cyane. Ndashimira buri muntu wese waguze itike kuva zigisohoka ku munsi wa mbere, ndamushimiye cyane, Imana imuhe n'umugisha. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport burimo burabikora mu buryo bwiza cyane, mu rwego rwo kugira ngo umuntu wese wari wamaze kugura itike, umuntu wese wari wamaze kugura itike, umuntu wese wari wamaze kugura itike, ubu turimo turahiga inzira zose zishoboka, ubu turimo turakora inzira zose zishoboka kugira ngo umuntu wese wari wamaze kugura itike tumubwire gahunda iri buze gukurikiraho. Mukomeze mubane n'imbuga nkoranyambaga zacu. Umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport ndimo ndamuhiga ku murongo wa telefone, ariko iyo nkuru itari nziza, iyo nkuru itari nziza niyo twe tugiye kubabwira. Icyaba icyo ari cyo cyose, ariko muntu dukurikiye aka kanya twebwe turabareyo, muntu nkurikiye aka kanya icyaba icyo ari cyo cyose, for whatever happened, ikintu cyaba icyo ari cyo cyose, ikintu cyaba icyo ari cyo cyose, ndabisubiramo ndongera mbigusubiriremo, ku kintu cyaba icyo ari cyo cyose, ku kintu cyaba icyo ari cyo cyose, twebwe turabareyo. Nongera mbibasubiriremo, ikintu cyaba icyo ari cyo cyose, ikintu cyaba icyo ari cyo cyose, twebwe turabareyo. Ndimo ndashaka umuvugizi w'ikipe, afite akazi kenshi, ari no mu nama nyinshi, hari ibintu byinshi agomba kuza kutubwira hano, kuko hari abantu bari bamaze kugura amatike. Icyo ni kimwe,
ese ibiciro biraza kuguma ari bya bindi abantu bari babonye? Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ese nyine gahunda ziragumya gukurikirana gute? Ariko kuri wowe ufunguye, kuri wowe muntu ufunguye inyakiramajwi yawe aka kanya, kuri wowe muntu ufunguye inyakiramajwi yawe aka kanya, ku mpamvu zidaturutse ku ikipe ya Rayon Sport, ako kantu gaceho umurongo, ku mpamvu twebwe Rayon Sport zitaduturutseho, umunsi w'igikundiro wagombaga kubera muri stade Amahoro ntukibereyemo, ntago ukihabereye, ntago ukihabereye. Ndimo ndagerageza kubona umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport kuko inama ziri kuba ni nyinshi cyane, bari kwiga ku kintu icyo ari cyo cyose kiri buze gukurikira, kiri buze kuba nyuma y'ibi bintu byose bimaze kuba. Ntibyoroshye ariko bizakunda, ntibyoroshye, nongere mbisubiremo, ariko biraza gukunda kandi binagende neza. Ku murongo wa telefone hano mfite umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport. Waramutse neza bwana Ruben Ngabo? Bimeze bite? Waramutse umeze neza? Naramutse, ariko amakuru yo si menshi meza, ariko nta kibazo. Umeze mutese? Ngewe meze neza. Musanze nawe hakumereye neza? Musanze nahageze ubu ngubu meze neza kabisa, gatanu. Yego, mukanya narindi kubwira abantu ko ibyabi byari byo byose turabareyo. Umunsi w'igikundiro ntukibereye muri Amahoro Stadium. Bigenze bite kugira ngo iyi stade yari yamaze gutangazwa ntiba ari igiye kwakira umunsi w'igikundiro ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8? Urakoze cyane. Ni impamvu zitaduturutseho tutagira detail nyinshi tuzitangaho, gusa ikiza cy'abareyo nuko burya abareyo se ntitwabyemeje ko turi nk'ingingo. Twebwe ubu ngubu duhita twishakira ibindi bisubizo. Intore niko bigenda. Stade Regional ya Kigali yiswe Kigali Pele Stadium niyo iri buze kwakira umunsi w'igikundiro. Details zose ubwo nama equipe tuzakina, entertainment iteguwe, byose birakomeza kuba uko byari bipanze. Hanyuma icyahindutse kindi na amatike. Wari waguze tike, ubu tuvugana harimo inama irimo guhuza ubuyobozi bwa Rayon Sport n'abandi barimo barajya inama kugira ngo barebe uburyo abantu bari baguze amatike treatment bahabwa ihwanye n'amafaranga bari batanze. Abari bataragura amatike yahinduriwe ibiciro, ni 5,000 ahadatwikiriye, 10,000 ahatwikiriye, 20 muri VIP ni 50 muri VIP. Ubwo aba bantu bari bamaze kugura amatike bo y'3,000 biraza kugenda bite? Abo ngabo rwose nibyo nkubwira nti bafite uburyo bwiza cyane barimo bategurirwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Treatment baza guhabwa, baraza uhaba ya 3, hari n'abari baguze VIP. Abantu iyo wari waguze yose uraza guhabwa service zihwanye n'ibyo wishyuriye rwose. Ubwo nta kindi kintu cyahindutse. Tariki 3 z'ukwezi kwa 8, Kawempe Muslim Football Club y'abagore izakina Rayon Sport, Azam Football Club izakina Rayon Sport y'abagabo. Iyo mikino yombi iteganyijwe muri Kigali Pele Stadium. Bijyanye na entertainment n'urujya n'uruza, urabizi byose uburyo birimo bitegurwa, byose bimeze neza cyane. Yewe entertainment yo nanga ndi mu karere ka Musanze ubutuvugandi muri stade. Nibona rero uburyo stage imaze gutegurwa, za sound check zirarangiye n'abantu ubwo na mbere yuko tugera kuri Rayon Day nimuze muri iyi match ya Rayon Sport na Musanze iraza kubona ari match ikomeye cyane. So ganiriza abakunzi rero b'ikipe ya Rayon Sport nyuma y'ibi byose bibaye bari magatima. Oya, ikintu cyiza kirimo nuko Rayon Sport y'ubwayo, iyo mvuze Rayon Sport mvuze n'abafana bayo, nawe udukurikiye aka kanya, ibigomba gushaka ibisubizo by'ibibazo ibyo ari byo byose yahura nabyo. Rayon Sport y'ubwayo yiyemeje kutatera abantu irungu, kubera ko impinduka zibaye kuri Stade National Stadium y'Amahoro. Ibyo ntabwo bigomba gukuraho ko event igomba kuba kandi ikagenda neza. Abantu bazi umunsi w'igikundiro wagiye uba imyaka yose ishize, ni umunsi w'igikundiro wagendaga neza kandi wabereye muri Kigali Pele Stadium. Muze dukora ibirori by'akataraboneka, VD cyangwa se versus ikipe ya Azam Football Club nk'ikipe ikomeye muri Afrika, ndetse na Kawempe Muslim nk'ikipe ku cyiciro cy'abagore.
reka ngushimire cyane. Abanyamusanze bo babyutse bate? Abanyamusanze ni sawa cyane, nazindukiye muri media tour ahangaha, abantu nabanje kubagezaho uburyo iyi match iteguye, ibintu byose ni fresh sana. Ubundi muri stade turimo turasettinga utuntu twa nyuma, mu kanya saa 9 umupira uratembera. Yego, ikipe yiteguye ite? Ikipe iri tayari nayo imaze kugera mu karere ka Musanze tayari. Abo batari babonye muri match y'amagaju, ba Sefu, ba Aimable, ba Elenga, ba Haruna, abo bakinnyi baze barebe, kwinjira n'ubuntu, bareke ikintu cyo gutinda. Ejo nakubonye mu Nzove kabisa, muhireke vumuha ikaze, umuntu yavuga ati nibaze barebe ibirori nakataraboneka ahangaha. Reka ngushimire cyane, ubwo nahamukanya mu karere ka Musanze nanjye ndaje. Asante. Nibyo ngibyo. Ikintu ngiye kubasaba rero, ikintu ngiye gusaba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, nge sinitaye ku mpamvu iyo ari yo yose igiye gutuma umunsi w'igikundiro utabera muri Stade Amahoro. Iyo mpamvu nindeba, sinshaka no kongera kuyitekerezaho. I don't care. Ibi bintu simbyitayeho, sinkeneye no kubaza ngo niki, sinyene no kubaza ngo niki gitumye iyi match itazaberamo. Ibyo simbikeneye. Bareyo, stade tumenyere kuzuza ni yihe? Bareyo, umunsi w'igikundiro usanzwe ubera mu yihe stade? Ibera Mwapere. Sasa rero ibintu tubyimure gutya, twebwe turabareyo, amatike aramuka ageze muri systeme uyu munsi ku mugoroba, ndifuza ko tumanika karongo kitike zigeze zagera muri systeme zikagurwa igihe gito gishoboka cyane, zikahita zishyira muri systeme. Akagayego murakumva, twari twihaye intego yo kuzuza amahoro twenyine, nta muntu n'umwe wategewe bisi y'ubuntu ava mu ntara, tukuzura stade turi ubururu n'umweru gusa. Hari gahunda z'uko tugomba gufata iyi stade tukayifuka twebwe twenyine turi ubururu gusa mu dukoryo twacu twose. Ikintu gihari ni kimwe rero, ni kimwe cyonyine. Birashoboka ko stade amatike kimara kujya ku isoko tuyagura hakiri kare, tukabereka ko nta kibazo na kimwe dufite n'ubundi. Ibi bintu murabikeneye, niyo shusho nkeneye kubona. Nshobora kuva hano twamaze kubereka uburyo mugiye kugura amatike. Ibintu byose ubanza ubyumve ko byari byamaze kugera kuri level yabyo. Ibintu byose byari byamaze kugera kuri level yabyo. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwari bwadirinze buri kimwe cyose gishoboka. Sasa rero siniteye ku mpamvu iyo ari yo yose, ariko ntihagire ukuvangira umunsi n'uw'igikundiro. Umureyo wese nyakuri unkurikiye aka kanya, unkurikiye aka kanya uri kumva ibyo ndimo ndavuga, ikipe ni ya yindi izakina na Rayon, ntiri buhinduke. Kandi niza no gukina na Rayon hari ikintu kimwe tuzayisaba. Igisoza umukino na Rayon Sport hari ikintu kimwe tuzayisaba. Hari ikintu kimwe tuzayisaba, kimwe cyonyine. Icyo kintu muzakimenyera mu munsi w'igikundiro. Hari ikintu kimwe tuzasaba ikipe yitwa Azam.
kandi umuriro wa nyawo arimo aracyumva. Amatike akimara kugera muri sisiteme, ukimara kubona itike igera muri sisiteme, nanjye ubwanjye hari abo ndi buze kugurira amatike. Umunsi umwe mu mbabarire twuzuze iyi stade, dusigare dutegereje umunsi nyirizina match izabera gusa. Twe dusigare tureba ngo match iraba ryari, itike zo zasoje kugurwa. Niyo mpamvu rero kuri wowe udukurikiye aka kanya, mbabarira ubika amafaranga yawe neza, uwari waguze itike ntagire ikibazo icyo ari cyo cyose. Mukomeze mukurikira imbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport. Abantu bari kwibaza ngo biraza guhuzwa gute, inama irimo aka kanya yiga kuri icyo kintu. Wigira ikibazo icyo ari cyo cyose, umuntu wari wamaze kugura itike, umuntu wari wamaze kugura itike, umuntu wese wari wamaze kugura itike, umuntu wese wari wamaze kugura itike wese, ariko ntagire ikibazo na kimwe, ntihagire ikintu kimuhungabanya, ntagire ikibazo icyo ari cyo cyose aza kugira. Stade izakoreshwa n'imwe ni Kigali Pele Stadium, niyo tumenyereye, niyo tuzi uko twinjira, niyo tuzi inzira tugomba kunyuramo kugira ngo twinjire. Niyo mpamvu rero tugomba kuyuzura iyi stade. N'ubundi udushya twacu tugomba kuguma ari twatundi. Dukomeze tugura amatike mu kanya nagaruka muri system, sibyo? Twigurira amatike yacu nta ribi. Nugira ikibazo icyo ari cyo cyose, we uze guhaha itike yawe nta kibazo na kimwe.